Nguhaye ikaze ukurikiye Real Talk One TV. Nizere ko uri amahoro aho waba uri hose. Ndakwifuriza ibyo nawe wifuriza abandi. Nimba wifuriza abandi byiza nawe ndabikwifurije. Nimba wifuriza ibindi ntazi ngo nawe nuko kose. Nizere ko muri amahoro mwese. Aya masaha nagira ngo tuganire iminota mike, dusharinge ibitekerezo nubwo atari live ariko kizabageraho kino kiganiro. Nahoze nkurikira amakuru hirya no hino kuri YouTube, nza guhura na audio imwe numva nyigizeho igitekerezo. Reka manze ngishiremo twumve, hanyuma namwe muze gutanga ibitekerezo uko mubitekereza. Nimba ibi ngibi twagiyemo ari ibiki simbizi, kamanze nshiremo kano ka audio tugategere. Ukeneye amafaranga yo kunywa ubuyoga n'uduki no gukora utuntu tw'amanyanganya muyakora ku giti cyanyu ariko mutitiriwe icyama. Nidusebereze icyama cyacu gifite imbaraga kina nguvu uracitseho wagace ku mutima we. Mwarangiza ngo mwaje kurwana kamuje ngo mwaze ko mutega amajosi ngo bateme iyo basohoka gutema nta soni. Ese muze mugira ngo ubupfura uri mu ntamara gusa muri muguhunyiza mwamara mugahunyiza mugiye mugapfirayo abandi mukagona mugapfa abandi. Ngira ngo iri mwaryumvise, riri kuri YouTube. Uyu ni umuntu wasaga n'ubwira undi nabi, kubera ko yagiye gutabara ngo buce aragaruka. So uyu munyamakuru yamunengaga ko yataye abandi ku rugamba, niko novyita, agaruka muri Kenya. So ibyo yise ngo yaracitse. Nza kwibaza ikibazo kimwe, ubu buryo yakoresheje ubungubu bigaragaza ishaka cyane, nizo bigaragaza ko yakunze ubwoko. None se ari uyu nguyu uhaye ucamba uwacitse n'uwo yita ko yacitse akagaruka mu rugo rwiwe, ubwo umunyamakosa ninde? Sinzi ikintu YouTube yazanye gituma abantu bikanga, basa nkaho ibyo bavuga ari igitangaza, ibona ibitangaza, cyangwa niba ari ugushaka content, ikintu gusa wumva nyine ko watibura warekura mu bantu, gifite amagambo akakaye, amagambo akomeretsa ababaza, noneho ukamenya ko aricyo cyatira imitima ya benshi, kuko abantu benshi bakunda kumva amakuru mabi, bene ibingibi byo gusebanya nizo abantu bakunda kumva bafite kuruta n'ibyiza. Ariko niba ugiye gushiraho ikiganiro kuri YouTube, ubanza umenye ko ugiye kubihereza abantu mu by'ukuri. Ugiye kugiha abantu bakuru, ugiye kugiha ababyeyi bawe, ugiye kugiha inshuti, ugiye kugiha abagukuriye, ugiye kugiha abandi wumva ko wubashe. Ntabwo ari imyanda ugiye kubiterera, ntabwo ari abantu n'importe qui, ni abantu wubashe, abantu ya audience yawe iyo uyiheza bene ibi biganiro nta gaciro uyihaye mu by'ukuri. Nta gitangaza kirimo umuntu kuba yaje gutabara yamara akagaruka, cyangwa se agacika nk'uko tubivuga. Twambaye umuwiri n'abasirikare bakigize mu myaka n'imyaka baza badezatinga bagataha, kandi ni bisanzwe. Turafite abantu benshi bavuye mu gisirikare badezatinze, ariko ntibabataye imfana ngo batemere hitaka ngo bakoze igitangaza, ngo wumve ko uwagerageje akagenda
niyo yaba amazemo umunsi umwe, niyo yaba amazemo amezi abiri, niyo yaba amazemo umwaka, akagaruka bikamunanira, impamvu iyo ari yo yose yomutera kugaruka, ntabwo wamwifuriza bino bintu uhavuga. Ibi bitutsi ntasubiramo. Umuntu wagarutse mu biwe atirubuye muri mayimayi, atagiye mu banzi ngo awe yagiye gutabara yongera kandi ahindure icumu ari wari uri batera, kugaruka agasubira aho yavuye ni igitangaza. Biramutse bibaye gutyo bivuze ngo kuratukaga n'abandi bose batagiye. Nimba yaragize uwo mutima wo kuja gutabara, yenda mbere yuko aja gutabara yari asanzwe atabara mu bundi buryo, ariko umutima umwemeza ko yagerageza kuja gutabara mu buryo buri fizike, agezeyo rero akumva amakondisiyo ntamushobokeye akagaruka, kumwita aya mazina uhamwita ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Inama natanga jewe, igitekerezo cyanjye natanga, surtout ku ba youtubers, mbere yuko uje gutanga content yawe uyihereza aba bantu wubashe ya audience yawe, zubanza utekereze d'une façon double, utekereze kabiri, utekereze gatatu ku magambo ugiye gukoresha no kuri content ugiye gukoresha, ubona nta nyungu ifitiye abantu, ariko gusa objective ari kugira ngo abantu bumve bayikurikira ari benshi, yenda ugira akantu ukuramo, uzi ukuri ntabwo ari byiza, ntabwo ari umuco mwiza mu by'ukuri. Iyi ngiyi nta deontologie irimo, nta bunyamakuru bw'umwuga burimo na bukeya. Umuntu agiye gutabara akananirwa, it's okay, agomba kugaruka nyine. None se twese ntabwo tumeze kimwe, ni ukugerageza. Ugiye kugerageza ukananirwa, uragaruka nyine. N'utuze turatubona twinshi. Jewe nigeze kubona akazi kahembaga neza kuruta ko nari mfite, ariko nagakoze icyumweru kimwe karananira, ndataha. Kandi uwakandangiye we yagasigayemo, ko yagasigayemo nje ngataha, yontemeraho itaka. Arabishoboye, nje sinabishoboye. Nimba hari abagiye gutabara bamwe bakagumayo nyine bakabishobora, abandi bakagenda bakagaruka, ntabwo ariyo mpamvu yatuma tubatemeraho itaka, kuko nzi neza ko n'uyu muntu wavuga nawe nta mbunda afite ngo kararasa. Tujye twiga gukoresha amagambo meza igihe turi kuri YouTube, igihe turi kuri izi platform z'abantu batureba. Amagambo tubavugira mu by'ukuri tugomba kuyatekereza ko n'igihe kizaza azakomeza agakoreshwa. Ushobora kuyakoresha kuvuga ibyo ushaka kuba nk'uri umusore, ejo bundi uzashaka ukabyara, abana bawe bakazasanga ibintu ubivuga. Gukoresha no magambo cyane ntabwo ari byo bigaragaza ko ufite ishaka kuruta abandi bantu. Hari abafite ishaka kuruta benshi bakoresha bene aya magambo kandi bakora kubarusha. Mu by'ukuri muba abanyamakuru, mukora amakontenti yanyu, ariko mwirinde gutukana. Mu by'ukuri s'il vous plaît, twirinde gutukana, twirinde amagambo mabi yakomeretsa abandi. Uwo nguwo uhawe utukana we ni umurwanashyaka, kuba yaragiye akagaruka ntuzi n'impamvu yamugaruye. Niyo yagaruka yarananiwe, nta gitangaza kirimo. Reka agaruke nawe azongera afashe mu bundi buryo ashoboye. So gukoresha aya magambo ntabwo kiraba igisobanuro kigaragaza yuko ari wowe ufite ishaka kuruta abandi. Reka mbagire inama, nanjye nigira, nanjye ntanga amakontenti, ariko mu by'ukuri tubanza turebe ibi tugiye kurekura, ibi tugiye guhereza abantu bifite akahe kamaro, biratanga iyihe sura. Uwo nguwo witwa kuhawukorera, icyo cyama witwa kuhawukorera, urumva ko bumvise ino audio wakoresheje, kurumva ko ufite amanota menshi kabisa ahagije ku buryo bavuga ngo wakoze akazi neza nk'uko tubishaka. Come on, uwo ntabwo ari umuco mwiza. Uwo si umuco w'ikinyamurenge, uwo si umuco w'abakirisitu, uwo si umuco w'abantu bakuru bafite ubwenge. Ufite na message wahereza umuntu, byibuze banayimuhereza mu gikari, ariko uvuze nyine ugiye kuri kamera ubivuge utyo kuri YouTube, uzuranza uyungurure urebe amagambo ugiye gukoresha. Nimba ubona ari amagambo atari meza, uyareke.
uyareke ntacyo bimaze. Iyi ntambara turimo izagera igihe irangire. Nta mpamvu yo kwama wishora muri bino bintu cyane ngo wama wumva ni wowe twirwaneho kuruta abandi, nuvuga cyane ni wowe twirwaneho, ni wowe bakunda. No, it doesn't work like that. Hari igihe dukina politiki tutanayizi. Ntabwo politiki ari buri wese uyikina, my friend. Muze mwitonda, mucishe make, muvuge gahoro, muvugire izo muvuga, mugire n'ibyo mureka. Amagambo dukoresha hari igihe azagaruka, benshi bakisobanura kandi bakazira ibyo bagiye bavuga, kandi mu gihe babivugaga bumvaga nyine bari fiere yabyo, bumvaga bari kwibera. Ikindi cya kabiri nagira ngo mbibutse ko buriya umuntu ntabwo waremewe kuba w'umuryango wawe gusa. Ntabwo umuntu yaremewe kuba uw'umuryango we gusa. Ntiwaremewe kuba uwa so na nyoko gusa. Ntiwaremewe kuba uw'umugore wawe n'abana bawe gusa. Waremewe no kugirira akamaro sosiyete uvukamo, sosiyete utuyemo. Ureba iyo umuntu avuka, Imana izi kurema ikakugenera umuryango. Umuryango nta muntu witegeka kugira umuryango avukamo, wisangamo. Aho ngaho ntashobora ufite, ugomba kwisangaho. Iyo wisanze mu muryango wisanzemo uwo ari we wese, ugomba kuba proud yawo, ukabyishimira. Iyo ni number 1. Number 2, ugakorera wa muryango wavutsemo, ukawugirira akamaro. Nibyo navuze ngo nimba yenda uri umwana ukagirira akamaro ababyeyi, nimba uri umubyeyi ukagirira akamaro abana bawe. Icya kabiri, ugomba kugirira akamaro na ya famiye ikuzengurutse cyangwa se ya sosiyete utuyemo. Icya gatatu, ukagira icyo ukora. Icyo nari mvuze ni ibi nyine turimo by'intambara, by'ibibazo twahuye nabyo z'ubwoko bwacu. Umuntu akisanga ari muri pozisiyo yo kugira ikintu yakora yafasha abandi. Mvuge ku rugero, dufite intambara zibereye iwacu ruguru. Simvuze uburyo bw'amasasu, ariko neza muzi ukuri, kubera ko politike yaje izanamo abantu benshi ibitekerezo zitandukanye. Bamwe bagafata iyi side, abandi bagafata iyi side. Izo ni ibisanzwe, twese ntabwo twakumva ibintu cyo kimwe, ariko hari ibifatika bigaragara n'amaso yawe wabona, ukagira icyo ubikoraho regardless na side ya uvuga wumva wewe ko uhagazemo. Bahereze nk'urugero, intambara zibereye iwacu, iyo mubona abantu bahunze bagata ibyabo, nta myenda, ntacyo kurya, amazu ntayo, abana bari ku misozi, hanyuma hakabaho gahunda yo gufasha bwa bwoko bwawe. Hari indi politike ibikenewe, hari indi sensibilisation ibikenewe kugira ngo umuntu ananirwe gukura $10 mu mufuko wiwe ngo agire icyo akora mu gufasha ya community yiwe. Icya kabiri, iyo wumva ko wowe nta kintu na kimwe uparticipa, nta kamaro na kamwe ufitiye sosiyete urimo, community urimo, cyangwa se community ubarizwamo. Hano ngiye ko ndavuga ndi muri Edmonton. Hano turimo abanyamurenge muri Edmonton, cyangwa se tuvuge abantu baturuka iwacu muri Congo. Hari ibibazo bikeneye ubufasha, kandi tukuziho ubushobozi. Ufite akazi, mbese uri muri pozisiyo yafasha umuntu byibuze umunsi umwe akabaho. Ariko habaho nyine kugira ngo abantu bagire icyo bagenera ba bantu banyu bari mu bibazo, bagire icyo bogenera b'abana badafite igikoma, badafite amata, badafite icyo bambara, badafite icyo aho baryama. Abantu bakaba bazi ko ubushobozi bufite, ariko bakabutegereza bakabubura. Niho navuze ngo wewe uretse gufasha umuryango wawe, sosiyete ubarizwamo wimariye iki?
ntabwo imana yagushize muri iyo sosiyete par accident, no. niyo mpamvu na birivuga ngo Pawulo yabwiye ngo Tito, ngo aramubwira ngo icyatumye ngusiga i Kerete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. nimba warisanze muri Edmonton, nawe ahandi uri muri Amerika, muri Australia, ahandi hose uri no muri Afurika ufite ubushobozi, hari abandi nabo babyifuzaga. ni ukuvuga ngo yenda wewe impamvu nyine Imana yagushyize muri iyo pozisiyo ni ukugira ngo uzagire abo ufasha, uzagire abo ugirira akamaro mu gihe bazaba babikeneye, kuko nabo si kuriya bahoze, ntibari bazi ko ziriya ntambara zizabageraho. igihe rero zibagezeho, wowe ukisanga muri pozisiyo yo kubafasha, ariko ugasanga nta n'igiceri na kimwe utanze ngo bagoboke, umariye iki sosiyete yawe? ariko nyamara iminsi zicanamwo, tukajya kubona wa muntu utazugira ikintu afasha abandi, afunguye urubuga rwa WhatsApp ngo akeneye ubufasha, ngo nimumfashe nafushije data, nimumfashe nafushije umwana, nimumfashe nafushije umuvandimwe, nimumfashe mfite ubukwe, nafunguye urubuga muze mutwerere. wewe utazi ukorera abandi, noneho hageze igihe nawe wifuza ko abandi wabakenera. niyo mpamvu rero ari byiza ko abantu babana neza muri sosiyete, ugafasha undi, nawe igihe cyagera cyawe ugafashwa. nta nubwo ufasha utegereje ko bazagufasha, ufasha nyine ko ari n'iyimanite, n'ubumuntu. igihe wisanze muri pozisiyo y'ubushobozi ufite, byibuza ugasharinga n'undi muntu. utanze $20, n'undi 20, n'undi 20, zigera $500. izo 500 ziza zifasha abantu. ababyeyi bari ku musozi bakabona icyo bagaburira abana, aho kugira ngo tujye kuri za YouTube dutukane kiri ngibi numvise hano. bavandimwe, inshuti zacu, inshuti zanje, wewe nkurikiye, tekereza aho uri, sosiyete urimo, community ubarizwamo, urubuga rw'umuhana ubarizwamo, kurakora iki? umaze iki? umariye iki abandi? umariye iki sosiyete Imana yagushizemo? umariye iki sosiyete wisanzemo? Imana ibaho umugisha. Twitekerezeho, twisuzume ibidatunganye, twongere kandi tubishyire muri gahunda. Imana ibaho umugisha. turabakunda.